Hello guys, nkuko ubibona uri kubona ko turi live hano ku kibuga cy'indege i Kanombe aho twaje kwakira umuhanzi Davido. Akaba ari umuhanzi utegerejwe n'abatari bake hano mu Rwanda mu bitaramo bigiye bitandukanye azakora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko uno muhanzi Davido yaherukaga hano mu Rwanda mu myaka 3 ishize. Rero uno muhanzi ku y'inshuro nabwo akaba yongeye kuba yagaruka mu Rwanda. Rero reka mbanze mbasuze mwe muri kunyumva muri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo, ndetse muri kunyumva uri mu mujyi wa Kigali. Aba diaspora namwe ntago tubibagiye aho muri kutwumva muherereye hose. Imana nikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibahereze imigisha aho muherereye hose, Imana ikomeze ibandindire kandi Imana ikomeze ibampereye imigisha. Rero reka ngusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri channel yacu ya YouTube, reka ngusabe unkandire ku ijambo subscribe kugira ngo ngende mpana nawe ndetse nkugezeho live yose uko yakabaye, uko Davido ageze hano ku kibuga cy'indege. Ni umuhanzi utegerejwe n'abatari bake hano mu Rwanda mu gitaramo azakorera muri BK Arena, dore ko n'amatike yanarangiye ku isoko. Ubu amatike yo kwinjira mu gitaramo cya Davido akaba yaramaze kuba yarangira ku isoko, kuko ni igitaramo gitegerejwe n'abatari bake abanyarwanda ndetse n'abo hanze yacyo, dore ko uno muhanzi afite izina rikomeye hano ku isi usibye mu Rwanda cyangwa se muri Nigeria aturuka, dore ko no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'isi uno muhanzi yagiye yigarura imitima abatari bakeya binyuze mu bihangano akora, dore ko afite indirimbo zigiye zitandukanye nziza kandi indirimbo wumva ko ziryoheye amatwi. Rero uyu muhanzi Davido akaba agiye gutaramira hano iwacu mu Rwanda hariya muri BK Arena, ndetse hari n'ikindi gitaramo kiri ku ruhande kizabanza kuba ku munsi w'ejo ku itariki 4 cyo kwakira uno muhanzi Davido, ariko amatike akaba ari cyangwa se ari hejuru ibiciro byayo, dore ko itike ya makeya irimo ari ibihumbi 150. Ni igitaramo bivugwa ko kizitabirwa n'abantu batarengeje 100. Iki akaba ari igitaramo cyo kwakira uno muhanzi Davido. Rero ikindi gitaramo gihari kikaba kizaba ku itariki 5, kikazaba kizabera muri BK Arena, ndetse n'ibindi bitaramo bivugwa ko ashobora kuzakorera hano mu Rwanda n'ibiramuka bibaye ngombwa. Rero nkuko uri kubibona, uri kubona ko turi live hano ku kibuga cy'indege i Kanombe, dutegereje uno muhanzi Davido aho yavuze ko ari bwashyike ku masaha y'umugoroba. Uri kubona ko twahageze hakiri kare kugira ngo tugende tukugezaho update zose uko zimeze, ngende nkubwira uko uno muhanzi ageze cyangwa se aho ageze. Rero uno muhanzi bikaba biri kuvuga ko ari bwashyike mu kanya gatoya, nkuko uri kubibona ngiye nahageze cyane, nahageze kare cyane, mba nteretseho kamera kugira ngo ngende nkwereka ko mpabaye. Uyu muhanzi Davido ubwo yaherukaga hano mu Rwanda mu myaka 2 ishize, akaba yari yakoze igitaramo cy'amateka hariya muri BK Arena. Rero kuri iyi nshuro amatike akaba yamaze kuba yarangira, cyangwa se nta tike ikiri ku isoko, amatike yose yamaze kuba yashira muri igitaramo uyu muhanzi Davido azakorera hano mu Rwanda. Ni igitaramo kitezwe ko kizaperformingamo abahanzi bagiye batandukanye hano mu Rwanda bafite amazina akomeye. Abahanzi bo mu Rwanda numvise bashobora kuzafasha Davido muri kino gitaramo azakorera muri BK Arena harimo Bruce Melody, harimo DPN, harimo uwitwa Yampano, ndetse n'abandi bahanzi bataramenyekana ba hano mu Rwanda bashobora gufasha uno muhanzi Davido ku rubyiniro cyangwa se bazamufasha muri kino gitaramo. Mu ba DJ bazafasha uno muhanzi Davido harimo uwitwa DJ Brian, uyu muramuzi, harimo DJ Sonia, uyu nawe mudakeka mumuzi, harimo n'undi mu DJ witwa Philipita. Abakaribo ba DJ b'abanyarwanda nabashiye kuba nabenya bazafasha uno muhanzi Davido ku rubyiniriro. Rero nkuko nabikubwiye nk'abandi hano live ku kibuga cy'indege aho umuhanzi Davido amaze kuba yashyika hano i Kanombe cyangwa se hano i Kigali. Rero ubu ngubu akaba amaze kuba yashyika hano ku kibuga cy'indege, ubwo agiye gufata imodoka imujyana kuri hoteli araba acumbitsemo muri ino minsi, ategereje kuba yakora igitaramo kiwe azakorana muri BK Arena. Gusa avuga ko hari n'ibindi bitaramo biri ku ruhande ashobora kuzagenda akora bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Rero akaba amaze kuba yasesekara hano i Kigali. Umuhanzi Davido akaba ari umuhanzi utegerejwe n'abatari bake hano mu Rwanda, abakunzi be bagiye batandukanye bakaba bari bamutegereje hano ku kibuga cy'indege. Rero akaba agiye kuza abasuhuze, namara kubasuhuza ahite agenda afate imodoka imutwara, imodoka imujyana ku cyumba cya hoteli cyangwa se kuri hoteli araba acumbitsemo, ari naho uno muhanzi azaba ari kubarizwa muri ino minsi azaba ari mu Rwanda. Rero uno muhanzi Davido iyi akaba ari inshuro ya 3 agiye kuba yataramira abanyarwanda. Rero Davido avuga ko yakunze abanyarwanda cyangwa se akunda abanyarwanda, uburyo bamukundamo, uburyo bamwakira. Avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari kimwe mu bihugu byiza yagezemo, agasanga bifite umutekano, agasanga bifite abakunzi bamukunda cyane kurusha ahandi. Bamwe bagiye banabimugaragariza, urabona ko amatike yo kwinjira mu gitaramo cya Davido yarangiye
ku munsi w'ejo akaba hagiye gushira iminsi ibiri amatike ya Davido amaze kuba yashira yarangira ku isoko. Rero uno muhanzi urumva ko ni umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda, ni umwe mu bahanzi bigaruriye imitima y'abanyarwanda muri rusange. Gusa usibye na hano mu Rwanda, uno muhanzi Davido afite amazina agiye akomeye, yaba hariya mu Bufaransa, mu Bwongereza, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze. Urumva ko uno muhanzi baramwemera ko ni umuhanzi umeze neza, ni umuhanzi ufite izina, ni umuhanzi ufite ibikorwa byivugira, dore ko mu ndirimbo yagiye akora ari indirimbo wumva ko ari nziza. Ndakeka hari indirimbo uheruka kumva yiwe yakoranye na Omare yitwa Wish You, ndakeka bamwe cyane mwaragiye muyikunda kandi mwagiye mumenya no mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, dore ko Davido ari umwe mu bahanzi bafite amazina baturuka hariya muri Nigeria, cyangwa se akaba ari umwe mu bahanzi bahagaze neza baturuka hariya muri Nigeria. Rero weho twabaye nyereka ngusabe unkandire ijambo subscribe kugira ngo ngire nkugezaho update uko zimeze, kuko ngenda cyane live hano ku kibuga cy'indege. Umuhanzi Davido yamaze no kuba yahasesekara. Rero nagira nkugezaho izindi update uko umuhanzi Davido yakiriwe n'abakunzi bano ku kibuga cy'indege. Nagira nkugezaho izindi update uko Davido yahuye n'abahanzi ba hano mu Rwanda. Nagira nkugezaho izindi update uko uno muhanzi Davido yakiriwe, cyangwa se uko uno muhanzi avuze akigera hano mu Rwanda. Rero reka ngusabe unkandire ku ijambo subscribe kugira ngo kugezaho update zigiye zigezweho kuri uno muhanzi umaze kuba yagera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero wari kumwe na Digi nk'ibisanzwe, reka ngusabe ukomeze kubana nanjye, ujye muri commentaire unyereke ko turi kumwe, urangiza uka like usharinge iyi video kugira unyereke ko twari kumwe.